Mbanje kubasuhuza muri aka kanya nkuko mubibona murabona ko abakunze abafana ba Ndimbati bafite ibyishimo bidasanzwe bitewe n'ijambo umukuru w'urukiko avuze. Umukuru w'urukiko arekuye Ndimbati ku mugaragaro. Ndimbati mwakunze kumenyera muri sinema nyarwanda zigiye zitandukanye, aho yakinaga muri Seburikoko, muri City Media ndetse n'izindi nyinshi. Ndimbati akaba yarakurikiranyweho icyaha cyo gufata ku ngufu, none Ndimbati akaba abaye umwere. Dore uko turi kubibona natwe, namwe mwizere ko ariko muri kubibona. Satana aratsinzwe. Satana aratsinzwe. Yo. Arafunguwe. urimo kwishimira intsinzi nyine nta bindi nicyo ubutabera bw'u Rwanda hano uko butarenganya kandi buranashishoza gisigaye no kujya kumuzana rero aka kanya mfite mu mutima wawe ni ibyishimo neza ni ijambo wenda dusoza kino kiganiro gitoya, ibyishimo ryo byinshi uyu munsi. Aka kanya Fideus ni ijambo wamubwira. Fideus buriya iyo umwe aburana n'undi haba hari umuntu uzabikemura. Rero birakemutse, nta kindi narenzaho, n'ibyishimo nta bindi. Akoze cyane nk'umubyeyi niyo gutangaza inkuru ibintu byibona ugatanga ituze. tubwire ukuntu wakiriye icyemezo cy'urukiko. Kiranshimishije ku buryo ibintu bimeze, ahubwo tujye kumusana ntabwo bishoboka ibyo twagaragaza ko harimo gushidikanya ku matariki y'amavuko y'uriya mukobwa ndetse no ku matariki bivugwa ko baba bararyamaniye. Ikimenyetso rero twavuga ko aka gahinja niko gatuma afungurwa. Ngenda bizi bifite n'ibimenyetso. Ese kora ngaho mbwira rero uvuge ndakiguhera mu rugo basi mbwira uko umeze mu mutima. nawe urabyumva ndishimye rwose, mbega birandenze, mbuzi ko mbivuga ngo bwana nanjye namwikubita hasi mu gato. Cyakoze kwishimye rwose banishimwe nawe nk'uko ubyiboneye ni inkuru ishimishije, n'umugore we nk'uko amaze kubivuga ni ibintu bishimishije, amasengesho akomeye cyane. Natwe nk'abafana be turishimye, Imana irakabaho. Rero namwe mukurikira ibiganiro kuri Gasonga TV, mukore subscribe, mukore na share, muzaba mukoze bavandimwe. Ciao ciao, ni Gasonga TV.